Bakunzi bacu turabasuhuje cyane. Iyi ni Tuzatabarwa TV. Ngewe ndi Atanazi. Imana ibaho umugisha aho muherereye hose mu bice bitandukanye by'isi, mu byerekezo bitandukanye, mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye. Reka dusuhuze abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda by'umwihariko, dusuhuze abari muri Tanzania, muri Congo, Burundi, muri Kenya ndetse no mu bindi bihugu mu migabane igiye itandukanye. Namwe turabasuhuje cyane aho muri hose mubasha kumva Ikinyarwanda. Reka tubifurize umugisha w'Imana. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Wowe utarakora subscribe, reka ngusabe kugira ngo uyikore, hanyuma ibiganiro byacu bijye bikugereraho ku gihe. Iyo wakoze subscribe, ikiganiro dushyizeho ako kanya uhita ubona notification. Ibyo rero bikagufasha gukurikira ibiganiro byacu mu ba mbere. Imana iguha umugisha. Twagarutse mu biganiro byacu. Uyu munsi turavuga ku bintu bitatu, ibimenyetso bitatu bikwereka yuko urimo uvugana n'Imana, yuko mu bihe byo gusenga urimo uvugana n'Imana by'ukuri. Nimvuga Imana, ndavuga Imana yitwa Uwiteka, ndavuga Imana ishobora byose, ndavuga Jehova Jire, ndavuga Jehova Rafa, ndavuga Jehova Shalom, Yahweh Shalom, ndavuga Yahweh Tsidkenu, Imana nyiribihe, itegeka ibihe. Iyo niyo mvuga, kuko Imana ni nyinshi cyane muri iyi si. Ibigirwamana, ababisenga nk'Imana birahari, ni byinshi cyane, ndetse ibyo bita Imana ni byinshi. Ariko nimvuga Imana, wumva Imana yitwa Uwiteka, se w'Umwami wacu Yesu Kristo. Imana iguha umugisha. Abantu benshi bajya bibaza ngo mbese ni iki cyanyereka yuko ndimo mvugana n'Imana. Ikindi bakibaza ngo mbese icyerekana yuko ubuhanuzi buturutse ku Mana ni ikihe? Ikintu cya mbere cyerekana ko ubuhanuzi buturutse ku Mana ni uko buza buhamanya na Bibiliya, ijambo ry'Imana. Buza buhamanya na Bibiliya. Ubuhanuzi bwose aho bwaturuka hose, uwaguhanurira wese ariko akaguhanurira ibinyuranye n'ijambo ry'Imana, ntabwo iyo ngiyo iba ari Imana iri kuvugana nawe. Ashobora kuba amarangamutima y'umuntu, bishobora kuba ari umuntu runaka wiyitiriye Imana, ariko ku nyungu runaka ku bw'icyo ashaka kugeraho. Ubuhanuzi butandukanye na Bibiliya, uko bwaba buri kose, inshuti yanjye, ujye ubuhungira kure. Ubwo ngubwo ntabwo ari Imana uri kuvugana nayo. Ubuhanuzi nyabwo, icya mbere, bugomba kuba buturuka ku Mana, buturutse ku Mana, bugomba kuba buhuje na Bibiliya. Niyo mpamvu umukristo wese, urwego arimo rwose, wakabaye usoma ijambo ry'Imana. Ni ngombwa, ni itegeko gusoma ijambo ry'Imana. Noneho abitwa ko ari abahanuzi baduhanurira, abo nabo bakwiriye kuba basoma ijambo ry'Imana ndetse cyane, kugira ngo iyo wasomye ijambo ry'Imana uri umuhanuzi, mu gihe cyo guhanura ntabwo shitani yapfa kukuvangira kandi uzi ijambo ry'Imana, kuko uhita wumva neza yuko shitani ari guteramo ibintu binyuranye n'ijambo ry'Imana, umwuka w'ubwenge akakuyobora, ugahita ugaruka. Gisoma ijambo ry'Imana. Dawidi yaravuze ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Ijambo rikavuga ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye. Ijambo ry'Imana rero ni ngombwa ku mukristo, ni ngombwa gusoma ijambo ry'Imana. Hari abantu bibaza ngo mbese nabwirwa natandukanye n'ubuhanuzi burimo buturuka ku Mana n'ubwaba buturuka ku mubi, cyangwa se ku marangamutima y'umuntu kubera inyungu runaka ashaka. Icya mbere kizakwereka yuko urimo uvugana n'Imana yitwa Uwiteka. Icya mbere, Imana yitwa Uwiteka, iyo uvugana nayo irabanza ikakubwira ubuzima bwawe bwose. Ubuzima urimo iraza ikabukubwira, ikakubwira iti mwana wanjye, niba uri umukristo, uri umwana w'ijuru, uri umwana w'Imana, uri umuragwa w'ijuru,
irakubwira iti mwana wanjye, dore ubuzima ubayemo, nzi imiruho yawe, nzi imihati yawe, nzi imibabaro yawe, nzi ibyo uhura nabyo byose, ndabizi neza, ndabisobanukiwe. Dore uko bimeze ni uku nguku, ubayeho uku nguku. Ikakubwira ubuzima ubayemo bwose, ikongera ikabukwibutsa neza kuva kuri A kugeza kuri F. Hanyuma icya kabiri, ikubwira impamvu yabyo. Irakubwira ngo impamvu y'ibi ngibi ubayemo ni iyi ngiyi. Ikakubwira ngo ihangane, komera, wiza imbaraga, wicogora, wicika intege, kubera yuko Imana niyo igihumuriza umuntu bikemera. Irakubwira ngo ubuzima ubayemo ni ubu ngubu, icyo ni kimwe, ubayeho gutya na gutya. Yarangiza ikakubwira iti impamvu yabyo ni iyi ngiyi, ihangane, komeza ubyihanganire. Byaturutse aha ngaha, impamvu yabyo ibitera ni iyi, ariko ndi Uwiteka, ndi kumwe nawe, ndi kumwe nawe. Ibyo rero bituma ugwiza imbaraga ugakomera. Hanyuma ukongera ukumva wongeye kugira amahoro mu mutima. Iyo uvugana n'Imana ugira ihumure mu mutima. Ihumure, imvugo y'Imana ntabwo ihahamura, ahubwo imvugo y'Imana izana ihumure. Ikakubwira iti ihangane, ndi kumwe nawe, nzabana nawe, ntabwo nzagusiga, sinzagutererana. Ikakubwira ngo nuko irinde ibi ngibi kugira ngo utazagwa muri iki gihe. Irinde ibi ngibi kugira ngo utazacogora. Kora gutya, wirinde gutya. Kora iki ngiki, wirinde iki ngiki. Nubigenza gutya, bizagenda gutya. Nukora iki ngiki, bizakugendekera gutya. Ikakubwira iti nzabana nawe, sinzagusiga. Ihumure ry'Imana rikakuzaho mu izina rya Yesu. Icya gatatu, ikubwira ikizavamo. Nyuma yo kukubwira impamvu yabyo ndetse no kuguhumuriza, ikubwira ikizavamo. Ikakubwira iti nyuma y'ibi ngibi nzakora iki? Nyuma y'ibi ngibi nzakugirira neza. Nyuma y'ibi ngibi nzakugira ubwoko bukomeye. Nyuma y'ibyo uri guhura nabyo, nubyihanganira ukarwana intambara nziza ukanesha, nzaguha umugisha uzagukurikirana ukaba uruhererekane. Nibigenda gutya, nuva muri iki kigeragezo urimo ukarangiza iki gihe, nzaguha umugisha, ukuboko kwanjye kwiza kuzabana nawe. Ikakubwira ati dore ibizavamo, ukabimenya, ukabisobanukirwa. Iyo usomye ijambo ry'Imana mu Itangiriro ibice 16, aho ngaho uhereye ku murongo wa mbere ukamanuka, Imana yavuganye na Hagari. Hagari ubwo yari arambiwe, ubwo yamaraga gutwara inda, Aburahamu yamuteye inda. Akimara kubona ko abaye umugore atwaye inda, Bibiliya iravuga ngo yahise atangira kwibona nk'umugore, bituma asuzugura nyirabuja. Hanyuma nyirabuja ngo atangira kumucunaguza. Amaze kubona yuko byahindutse, ngo afata inzira aragenda, arahunga. Ageze ku kagezi, ahura na marayika w'Uwiteka. Marayika aramubwira ngo Hagari, uravaho ukajya he? Hagari muja wa Sarayi, urava hehe ukajya hehe? Aravuga ngo munze Sarayi. Iramubwira ngo no, subirayo, subirayo ugende, wemere ibyo azagukorera byose. Ako kanya Imana ibimushyize mureko. Iramubwira ngo dore uratwite, kandi utwite umwana w'umuhungu. Iramubwira ngo nzabana nawe, subirayo, kandi ugende wihanganire byose. Nubyihanganira, nzakugira ubwoko bukomeye. Haleluya, haleluya. Imana rero
ikubwira ikizavamo nyuma y'ibyo bigeragezo. Mu bigeragezo ubayemo, ndagusengeye ngo Imana ikumenyeshe impamvu yabyo, hanyuma kandi ihumure riturutse ku Uwiteka rikugereho, nirangiza igusobanurire n'ikizava muri ibyo bigeragezo. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo, iry'Imana yasezeraniye abayikunda bose. Reka ngusenge rero kugira ngo ubashe kumenya kubana n'Imana kandi usobanukirwe imvugo y'Imana, hanyuma Imana igukomereza amaboko kandi iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.